Turabashoje inshuti z'umusaraba twongeye kubifuriza amahoro y'Imana uyu munsi wa none. Mwami Imana bagirire neza, Mwami Imana bahe umugisha, Mwami Imana bahe iby'imitima yanyu yifuza. Twoje kongera kuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo uyu munsi nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo iyo bitaranuka ntibyitwa igitangaza. Ndashaka kuvuga ngo ibyo ngibyo bikugoye ntabwo birageraho binuka kugira ngo Imana yigaragaze ko ari Imana. Urimo kubona bigoye, urimo kubona bikuvuna, urimo kubona bikurenze, ariko humura. Humura, aho niho Imana igiye kugaragarira ko ari Imana. Nakubwiye ngo iyo bitaranuka ntabwo byitwa igitangaza. Turifatishisha urwandiko ruri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani, twumve icyo Imana yakoreye abandi, tumenye ko natwe yadukorera ibirenze ibyo. Tugiye gusoma ibice 11. Turasoma ahantu harehare mu byihanganire, ndagira ngo tubisobanukirwe neza. Urwandiko ruratubwira ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye, ndakwinginze ubitege amatwi. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbaza Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Mariya na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati, dusubire i Yudaya, yenda twerekereraho. Nakubwiraga ngo iyo bitaranuka ntabwo byitwa igitangaza. Ubwo abigishwa be bamubwiye byinshi, reka dusimbuke. Ngo abigishwa baramubwira bati, tugeze 12, iyindi mirongo twayisimbutse uze kubisoma. Bati, databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro. Yabwiraga abigishwa bwa ati, Lazaro arasinziriye. Ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye, ntabwo yapfuye, yarapfuye. Nanjye nezerewe ko ku bwanyu, kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere n'ibimeze bityo. Nimuze tujye aho ari. Nezerewe ku bwanyu ko Lazaro yapfuye ntahari, kuko iyo mpaba nari kumukiza atarapfa, ariko yarapfuye. Nimuze tugende. Ndimo kubabwira ngo iyo bitaranuka ntibyitwa igitangaza. Mutekereze, Lazaro yari inshuti ya Yesu. Bashiki be bari inshuti ze cyane. Batubwiye Mariya ngo Mariya uwo ngo ni wa wundi wasize Lazaro
wamumennyeho amavuta akamuhanaguza umusatsi we. Uwo Mariya reka naho tubanze tuhasome tubone gusobanurira rimwe ibintu byose. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 14 umurongo wa 3 yenda bari wo dusoma wonyine 3 wa 3 tugere ku wa 6 hanyuma dusobanurire rimwe. Ngubwo Yesu yari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe yicaye arya, haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadahano y'agati kitwa narada. Nuko amena umukondo amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo bararakara bati, aya mavuta apfuye iki? Apfuye iki se yari ayabo? Bati aya mavuta apfushijwe iki ubusa? Ko yajyaga kugurwa idanariyo zisaga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera. Tekereza, uwo ni we wa wundi mushiki wa Lazaro, uwo ni inshuti ya Kristo, we na mwene se Marita. Wa wundi wasutse kuri Yesu amavuta ashobora kugurwa izo danariyo 300. Ababibonye bakivovota kandi nta nubwo yari ayabo. Noneho Yesu mvuko yavuze, maze utekereze ngo umurongo wa 5 turavuga ngo ariko Yesu arababwira ati, nimumureke, muramuterera iki agahinda ko angiriye neza cyane? Ngaho nimutekereze. Icya mbere yari inshuti, icya kabiri yari umuntu wamugiriye neza cyane. N'uwapfuye yari inshuti ye. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo asibira kabiri. Asibira kabiri bamubwiye ngo inshuti yawe irarwaye. Arasibira ntiyagenda. Inshuti ye igezaho ipfa. Arabyihorera. Kandi yarabishoboye. Kandi yarabishakaga. Ariko mwibuke ko yabwiye abigishwa be ashimira Imana ko atarahari kugira ngo nabe bashobore kongera kuzamurirwa kwizera. Ndimo kukubwira ngo ibitaranuka ntabwo byitwa igitangaza. Ibyo byawe, ibyo byakunukanye, ibyo byagushobeye, ibyo wabuze uko bigenza, ibyo nibyo bivamo igitangaza. Nibyo bigaragaza imbaraga z'Umwami Kristo. Byanutse, byakugoye, warize ntawe ukumva, watabaje ntawe ugutabara, wahamagaye barakwihorera, n'uwo wibwiraga ko akuri hafi byananiranye. Iyo bitaranuka ntabwo bishobora kwitwa igitangaza. Yesu arasibira. Icyatumye asibira urakizi? Yagira ngo uyu munsi jewe nawe twibuke ibya Lazaro, hanyuma dukomere tumenye ko ibyacu nabyo ari bihesha icyubahiro izina rye. Erega mujye mwibuka ko turi nk'indabo z'Imana. Mujye mwibuka ko muri twebwe ariho icyubahiro cye kizamurirwa. Mujye mwibuka ko ibitangaza bye akora muri twe ari byo bimuhesha icyubahiro. Ngira ngo mwabyubitse ko yabwiye intumwa ze ayishima ati ko mutari muhari, kugira ngo noneho mumenye, musobanukirwe, mubimenye namwe. Nuko Lazaro aratinda yegumirayo. Igihe kiragera rero aragenda. Intumwa zaramubwira ngo ariko databuja urajya he? Hari ahantu urabizi ibibazo twahagiriye. Ugiye yarababwira ati nimuze tugende, muceceke mwebwe muze. Bari bamubwiye ngo databuja niba asinziriye azakira. Ngo nyamara Yesu yavugaga gupfa. Ngo nanjye ndanezerewe, umurongo wa 15, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mari
kugira ngo noneho kwizera, kugira ngo noneho mwizere, kugira ngo noneho mugire muri mwebwe ukwizera gukomeye. Ndanezerewe, ntago namuzuye kuko mumenyereye ko nsanzwe nsura abantu, ntago nabikoze kuko mumenyereye ko nsanzwe mbikora, ariko noneho ngiye gukora icyo mutabonye, ngiye kuzura uwanutse. Yesu agezeyo yabajije bene se, umurongo wa 17 atuvuga ngo Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro i Betaniya, hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi baje kwa Marita na Mariya, kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyo uba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye. Urabyumva? Ariko we yari afite ukwizera ngo kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu atugirire neza. Ndimo kukubwira ngo iyo bitaranuka ntabwo byitwa igitangaza. We wibabara, ni byinshi ndabizi pe, ni byinshi, ni byinshi ibyawe urimo kunyumva. Ntago nzi byari byo, ariko nzi ko hari byinshi cyane bibabaje abantu, ariko ntibiranuka, ntago biranuka. Ihangane, Imana irashaka ko bigendera ku rwego rwo ibigaragara ko ariyo yabikoze. Bititirirwa muganga kanaka, oya, bititirirwa inshuti kanaka, reka, bititirirwa umuvandimwe. Niyo mpamvu yabyihoreye, si uko ibinaniwe, ahubwo yaba wamfashaga nawe ukamera nka Marita. Aravuga ati, ntago iyo uhaba musaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ndabizi ko icyo usabye Imana ikiguha. Usabye Imana hari icyo yagukorera. Arabwira ati, arazuka. Bati, turabizi ko azazuka ku munsi w'umuzuko. Kandi yari afite ukwizera kuvuga ngo usabye Imana, ngo kandi n'ubundi nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Uwo ni Marita wabwiraga Yesu. Yesu aramubwira ati, rega humura, musaza wawe ni mukure w'igitare, mukure icyo kintu mwashyizeho kimukingirije, mugikureho, hanyuma nkora umurimo wa data. Inshuti y'umusaraba, ndashaka kubwira ngo Marita na Mariya bari inshuti za Yesu cyane cyane. Uwo niwe wayi wundi Mariya Yesu twabisomye yavuze ati, muramuterera icy'agahinda mwamuretse. Yanabwiye abo bantu ati, abo bakene mushaka guha ayo mavuta muri kumwe iminsi yose. Ariko njyewe ntago turi kumwe, ntago mpari. Nimutera agahinda, mureka akore ibyo akora. Icyo nshaka kukubwira uyu munsi ni iki? Ni ukukubwira ngo ibyo binutse, ibyo ubona byanutse, ibyo ubona byagoranye, ibyo ubona ukayoberwa uko bimeze, ibyo ngibyo nibyo bihesha Kristo icyubahiro. Ihangane, ihangane bigere ku rwego rwo nawe avuga ngo noneho iki ni cyo gihe, iki ni cyo gihe cyo kubisobanura, iki ni cyo gihe cyo kumutabara, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Akubwira ati, igihe kirageze, reka noneho mpaguruke ngiye gutabara uyu mukobwa wanjye, ngiye gutabara uyu muhungu wanjye, ngiye gutabara uyu mwana wanjye, kuko yanabaje. Mwami Imana tugirire neza. Ndimo kukubwira ngo iyo bitaranuka ntago bijya byitwa igitangaza. Rero ndagusaba ngo ukomere umutima, ukomere, ukomeze kwizera,
ukomeze kumutabaza, ukomeze kubitesha agaciro. Ntabwo mbivuga ubu ntushobora kubyumva, kuko urabitekereza ukavuga uti yo, uti nuko atari kuri wowe, ukaba nka wa munyarwanda avuze ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Well, icyo ntabwo kiri kuri njye, ariko icyo kikuriho nawe ntabwo ari ikiri ku wundi, kiri kuri wowe. Buri muntu wese ngo nawe uhabwa ikigeragezo kirenze ukwizera kwe. Icyo kigeragezo wahawe Imana yabonye ko ishobora kukinesha. Ndakwinginze wicika intege, ndagusabye wisubira inyuma. Ndacyakubwira ngo byari bitaranuka, ntabwo bishobora kuba igitangaza bitaranuka, ntabwo bishobora kuba igitangaza abana b'abantu bakibishoboye, ntabwo bishobora kuba igitangaza ukishyiriramo ukuboko ukirwanirira. Biraba igitangaza umaze kubiharira Imana. Umunyarwanda yavuze ngo hasigaye aho Imana. Iyo hasigaye aho Imana niho ihagurukira, kandi niho ikorera ibikomeye, niho ikorera ibitangaza. Ndakwinginze ngo wowe komeze uyihanga amaso, uyitegereze, kuko yenda byatinze ariko humura ntabwo bizahera. Imana irabishoboye, Imana iragukunda, Imana irakuzi, n'ibyo bikugoye irabizi. Nakubwiye ngo mbere yuko ijambo riba mu kanwa iba yarangije kuribona ritaraza, ukibitekereza iba yarangije yo kubyumva. Ndakwinginze komeza uyihanga amaso, bireke binuke, hanyuma bihinduke igitangaza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nizere ko turimo kubyumvikanaho neza. Imana yo mu ijuru iri bubikore kuko irabishoboye, nta na kimwe kijya kiyinanira, ishoboye byose. Reka dushime Imana kubw'iryo jambo. Uwiteka turagushimye kandi turaguhimbaje Mucunguzi, kuko uri Imana ishobora byose, witwa Imana ishobora byose. Mana ndakwinginze wowe ushobora byose, ngo n'iby'umukobwa wawe nyaguhora ku ngoma wadidaniwe, n'iby'umuhungu wawe nyaguhora ku ngoma wabuze uko abigenza, Data ndakwinginze ngo wigaragaze Mucunguzi w'ubugingo. Warabiretse biranuka kugira ngo bigaragare ko ari igitangaza, maze uhabwe icyubahiro, Uwera wa Isirayeli. Dore wabwiye intumwa zawe uti ndashimye ko byabaye ntahari, kugira ngo namwe mugire ukwizera. Data wera ukiranuka, birashoboka ko n'ibyo wabiretse ngo bimere bityo kugira ngo umwana wawe yongere kuzamura ukwizera. Ariko ndakwinginze Papa, ndasenze nyir'icyubahiro ngo ibyo byose byari bipfuye ubizure, kuko urabishoboye, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.